Mana amahoro ikambwira ngo mbabwire ngo musengere abana banyu. Mana amahoro ikongera ikambwira ngo mureke ubwibone, mureke kwibona, kuko Imana ntabwo izabatabara. Harimo abantu b'ubwibone, abasenga Imana ikambwira ngo mugende mubasengere, mugende musengere bene wanyu bose, mubasengere. Nanjye ndakomeza kubasengera mu izina rya Yesu. Rero komeza kugira neza Kristo, komeze kubarengera, komeze kubashyigikira cyane, komeze kubahagararaho, komeze ubane nabo cyane. Mana y'amahoro ishimwe, ndiho ndabona mutahuka, nkabona imodoka nyinshi zitahuka. Mana amahoro ikambwira ngo igiye kubagirira neza, ngo Imana ije kubagirira neza kandi Imana ije kubahagararaho. Imana yongera bubakiye, Imana yongera bashyigikiye, Imana bashubije mu gihugu cyanyu. Yesu nashimwe cyane kuko mwagize gute, mwakiranutse. Imana ishimwe cyane. Mukomeze musenge, mushyireho umwete. Nakomeje kumva ijwi rimbwira nijoro ngo abanyamurenge ndabarengeye, abanyamurenge ndabacyuye, abanyamurenge mbashubije mu gihugu cyanyu mu izina rya Yesu. Rero Databuja ndakwinginze cyane ngo ukomeze kubagira neza kandi ubarengere. Imana amahoro ibahe umugisha. Reka mbahe message zanyu rero. Ambwiye ngo mbabwire ngo igiye kubarengera. Yesu shimwe. Mana amahoro irambwira ngo igiye kubarengera, kandi Imana hari ibintu ije gusenya mu izina rya Yesu, ibyiyoberanya mu izina rya Yesu, ibyishyira hejuru, ibyo byose Imana ije gusenya mu izina rya Yesu. Imana ije gukora inkike z'ikuzimu, Imana ije gukuraho inama zibera ikuzimu, Imana ije gukuraho ibyo byose, imiraga n'imiyaga n'imize. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo musenge, niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mube maso, kuko ntimuzi isaha n'igihe. Mu izina rya Yesu mube maso, mukomeze musenge. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana amahoro ije kubagirira neza, kandi ikiruta byose Imana ije kubarengera. Iyo wizeye byose Imana irabikora. Muhumure rero, nawe ukirwaye nawe kibabajwe, ariko nzi ko abenshi bakize barampamagara bakambwira ati twarakize, Imana iguhe umugisha. Ndizera rero ko nawe utarakira humura hamwe no kwizera. Senga Imana kandi ikindi wature neza, wiyeze imbere y'Imana, kuko iby'uyu mugabo twakurikiye n'impanguhe. Nta kindi gusaba rero, ntigusaba ubutunzi, ntigusaba amafaranga, ntigusaba inka, ahubwo icya mbere ni umutima umenetse w'imbabazi, ugatinya Imana cyane, ukatura ukayisaba imbabazi kugira ngo nayo ize igusubirize ibyifuzo by'uburwayi ukire mu izina rya Yesu, igusubirize ibyifuzo by'ubuzima. Niyo mpamvu rero nkunda kubabwira ngo nkunda gusengera abantu batuye, nkunda gusengera abantu bihannye, nkunda gusengera abantu bizera, kuko abo ngabo iyo nsenganye nabo ni ukuri mba numva nishimiye ko ibyifuzo byabo bigomba gusubizwa. Imana amahoro rero ibaho umugisha. Ngiye kubasengera. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Aho muherereye hose, abari hirya no hino ku isi impande enye zose, abashobora kubana natwe ndetse nawe uzadukurikira, mwese tubifurije kugira ibihe byiza bitangwa na Nyagasani. Uwiteka Imana nabagirire neza cyane. Hanyuma uyu munsi twongeye kugira ibyishimo bisaga, kuko twongeye kubana n'umukozi w'Imana kandi uhagaze neza mu bihe nk'ibi ngibi. Imana ikeneye ko duhagarara kandi tugahagarara dushikamye, tudatsinzwe n'umwanzi, tudatsinzwe n'umuriganya, tudatsinzwe n'icyaha, ahubwo Umwuka Wera akaba ari we utwiyoborera ibihe byose. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbaze. Amakuru y'iminsi? Amakuru turaho ibisanzwe, nta gikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse. Imana amahoro ihabwe icyubahiro. Ikigaragara umeze neza, uratemba itoto, uri umugabo uhamye rwose. Imana ibohereze umugisha. Reka usuhuze abakunzi b'Imana Irahari TV, kandi unabibwire kuko hari benshi tugenda tubona batari bakuzi.
murakoze ndabasoje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric, itorero ryanjye na ADEPR, iwacu ni mu ntara y'Iburasirazuba, aho ndi mbarizwamo ncumbitse ni i Remera. Gakondo rero ni mu gihugu cyo mu ijuru niho mparanira, nawe ndakwifuriza kuba ariho haranira. Imana ibahe umugisha. Amen. Urakoze cyane. Uti gakondo iri mu ijuru, ndakwifuriza kuba nawe ariho waharanira. Ubwami bw'Imana rero buratwaranirwa kandi intwarane zibigishwamo imbaraga. Imana yo mu ijuru idufashe cyane kandi izaduhe kurangiza neza. Muririmbyi yaravuze ngo urampe kurangiza neza sinzasige mu inkuru mbi imusozi. Turashaka kuzagira inkuru nziza kandi izaduherekeza kandi turabyizeye cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangire inyigisho zacu z'uyu munsi. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana Data, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko uyu munsi byemeye ko tuvuga, tugushimiye ko uyu munsi wabanye natwe, tugushimiye ko uyu munsi warenze bene data bose, abari mu mpande enye z'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo, ndetse n'abandi bose Kristo bari mu gihugu cyacu cy'isi, isi yacu, abo bose ndagushimiye ko wabagiriye neza. Ngaho rero komeza kubana nabo, kandi ikiruta byose ubagirire neza, bakugiriraho umugisha. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, niyo mpamvu twagukurikiye, kuko utazaduhemuka, ntujya uhemuka. Twakurikiye abantu baraduhemukira kenshi, twizera abantu baraduhemukira, ariko we twizeye ko utajya uhemuka. Urakoze kuko uri Imana yo kumva, urakoze kuko uri Imana yo kutugira neza. Tugusabye bike ariko ibyo bidukwiriye, bya bindi byatuma Kristo tutava iruhande rwawe, bya bindi byatuma tutakuvaho, ahubwo tukakunambaho kuko watugiriye neza. Ibyo ngibyo ari byo twihera, dusende twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira iwe yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Igisambo cyayiwe wizera Umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ntiresha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza,
kwinjira vuba mu mahoro ye. ubu rugendo mfite tayiwe n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi nza bangezeyo nzamuhimbazanye ibyishimo, nzanezezwa n'upfa iwe wanguza amaraso. kandi Yesu ushimwe. nzabangeze nzamuhimbazanye ibyishimo, zanezezwa n'upfa niwe wanguza amaraso. Amina. amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Indirimbo ni nziza ndayikunda cyane, ngo nzamuhimbazanye ibyishimo kuko ari we wanguze amaraso ye. Imana ishimwe cyane. Amen. Nagira ngo rero tumaze kuririmba iyi ndirimbo turebe muri Zaburi igice ni icya mbere umurongo wa mbere, udusomere mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Igice cya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Amina. Ihangane gato, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Inshuti yanjye nteze amatwi, inshuti yanjye nkurikiye, ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Komeza. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntiyicarane n'abakobanyi. Yesu ushimwe. Amena. Yo haleluya. Ndumva nezerewe Imana. Ndumva mfite ibyiringiro byo kubwira abantu ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. ngo uwo nguwo komeza hepfo twumve. Imana ishimwe cyane. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira. Ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira. Imana ishimwe cyane. Niyo yishimira. Niyo yishimira. Niyo yishimira. Kandi amategeko ye niyo yibwira. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Amena. Yesu ashimwe cyane inshuti zanjye nkunda kandi tubana umunsi ku wundi. Imana y'amahoro bampera umugisha. Ijambo ritubwiye neza ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, unahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Yesu ushimwe cyane. Komeza tepfo. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Amen. Ihangane gato. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nguwo uwo udahagarara mu nzira z'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi. Nguwo azahanwa n'igiti giteye ku mugezi. Amina. Haleluya. Amena. Hahora habobereye, hahora hasa neza. Mbese uhateye igiti aho hantu amazi amanukira, igiti cyaho gihora gisa neza. Yesu nashimwe cyane. Amen. Igiti cyaho gihora gisa neza, gihora ari igiti cyiza gifite ibibabi bitoshye. Ndero niko uwo muntu ameze. Imana ishimwe cyane. Mbese ngo uwo nguwo azahanwa n'igiti giteye ku mugezi, ngo kandi amababi yacyo ntabwo ajya yuma. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro tugirire neza. Imana y'amahoro idushyire aho hantu, dukomeze dutohe, dukomeze Yesu ushimwe cyane. Yesu ushimwe. Komeza gatoya dusomere hepfo yaho umbe ukuntu havuga. Kera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ngo kera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Buriya dukwiye kwera imbuto z'abihannye, dukwiriye kwera. Hari umuntu nigeze nsengera nababwiye nyamuneka ndagira ngo
we rero umugabo wawe mbutangije arambwira ati ''Se mukozi w'Imana turagira ngo nzere indimu cyangwa nzere amatunda'' namubwiye nti hoya ntuzere imbuto zikwiriye abihannye. Inshuti zanjye rero uwo nguwo azahanwa n'igiti kiteye ku mugezi, amababi yacyo ntabwo ajya yuma. Yesu ushimwe, komeza. Mana y'amahoro batugirire neza. Ibibabi byacyo ntibyuma, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amina, haleluya. ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yesu ashimwe cyane. Ababi ntibamera batyo, ngo ariko ababi bo ntago bamera batyo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. amen. ngo ababi bo ntago bamera batyo. Umuntu ufite imigambi mibi ntamera atyo. Umuntu ufite ishyari ko mugenzi wabayeho neza ntamera gutyo. Umuntu ufite iyo migambi mibi yose, umuntu ufite kwifuza ibyundi ntago amera gutyo. ngo ariko ababi bo ntago bamera gutyo. Niyo mpamvu ababi batazashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu ababi muri biriya bihe by'amakuba batazatabarwa. ngo ariko bamera batyo bo, ngo ariko ababi bo ntago bamera batyo. ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. ngo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Imana itugirire neza cyane. Nicyo gituma ababi bazatsindwa mu gihe umunsi w'amateka. Yesu ashimwe cyane. ngo nicyo gituma ababi bazatsindwa umunsi w'amateka. Yesu ashimwe cyane. nicyo gituma ababi bazatsindwa umunsi w'amateka. Komeza hepfo gatoya. n'abanyabyaha bazatsindwa iteraniro ry'abakiranutsi. ngo n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Imana tugire neza. kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi. kuko Uwiteka Yesu shimwe. ariko inzira y'ababi yego izarimbuka. Yesu shimwe cyane. inzira y'ababi ntabwo izwi, ariko inzira y'abakiranuka Yesu shimwe cyane irazwi. Mana izatugirira neza. Yankunda kubwira abantu ngo mwayinambyeho. Mana amuhoreje kutugirira neza. Niyo mpamvu Imana ihagurukiye kugira neza abanyamurenge mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Imana ihagurukiye abanyamurenge. Irebye umubabaro wabo, ireba agahinda kabo, ariko irongeye bagarutseho yo kabyara. Mbonye batahuka. Mana amahoro bagirire neza. Mana amahoro bashyigikire. abari hirya no hino mbazaniye ihumure ribabwira ngo nimukomere mu bamaso, kandi Mana amahoro bagirire neza. Mana igiye kubatabara. Mana amahoro igiye kubarengera. Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije kubagirira neza, kandi Imana ije kubahagararaho. Imana yongera bubakiye. Imana yongera bashyigikiye. Imana bashubije mu gihugu cyanyu. Yesu nashimwe cyane kuko mwagize gute, mwakiranutse. Imana ishimwe cyane. Mukomeze musenge, mushyireho umwete. Nakomeje kumva ijwi rimbwira nijoro ngo abanyamurenge ndabarengeye, abanyamurenge ndabacyuye, abanyamurenge mbashubije mu gihugu cyanyu mu izina rya Yesu. Rero Databuja ndakwinginze cyane ngo ukomeze kubagira neza kandi ubarengere. Imana amahoro ibahe umugisha. Reka mbahe mesaje zanyu rero. ariko nabasenga ntabwo ari bose. kandi ngira ngo no mu ijambo ry'Imana murabyumvishije ko Imana izatabara abantu bayo, izatabara abakiranutsi. ni abakiranutse rero, ni abo bakiranutse Imana aho muri mu bihugu bitandukanye. abasenga Imana mbafitiye mesaje, abanyamurenge mbafitiye mesaje, mbafitiye mesaje ko Imana y'amahoro igiye kubagirira neza, igiye kubahindurira amateka, igiye yongeye bagarutseho. abantu musenga mukomeze musenge, kuko Imana y'amahoro igiye kubatabara. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro igiye kubagirira neza. Imana y'amahoro yongeye bagarutseho, ariko ngo mube maso, mukomeze musenge kugira ngo Imana y'amahoro izabacyura amahoro, ibasubize mu gihugu cyanyu. Imana ibahe umugisha. abantu basenga rero buriya mpamya neza ntashidikanya ko tuzatabarwa. niyo mpamvu Imana mu gihugu cyo mu ijuru igiye gutabara abanyamurenge. Imana ngo yarebye akababaro kabo, yabinyeretse, mbona amarira yabo, inyereka amarira yabo, inyereka ukuntu bifuza igihugu cyabo, inyereka mbese Imana amahoro irambwira ngo mbabwire ngo nimuhumure kandi mukomere, kandi muhumure kandi muhumurizanye, kandi musenge cyane. n'abatazi gusenga mubigishe gusenga, mubabwirize ubutumwa bwiza ko ari Imana yanyu igira neza.
Mana yanyu igiye kubatabara. Mana mwakurikiye nije kubarengera. Mana mwasenze nije kubagirira neza. Mana mwasenze nije kongera kububakira. Mana mwasenze niyo yongeye itebutse igatabara aho rukomeye. Wareba ukabona nta nzira, ukibaza se nzaguma ahangaha nzabigenza gute, ariko hari ibyiringiro byo gutabarwa. Ndagira ngo mbabwire ko Imana y'amahoro yambwiye ngo mbabwire ngo irabatabaye, hari ibyiringiro byo gutabarwa. Kandi ngo Imana ibashubije ibyanyu mwanyazwe. Imana y'amahoro ibashubije ibyanyu mwanyazwe. Mukomere mugumye ku rufatiro, nukuri mukomeze musenge cyane. Amakuru mbazaniye nuko Imana igiye kubagirira neza. Ndiho ndabona Imana y'amahoro ikambwira ngo mbabwira ngo musenge, ngo musengere abana banyu. Imana y'amahoro ikongera ikambwira ngo mureke ubwibone, mureke kwibona, kuko Imana ntabwo izabatabara harimo abantu b'ubwibone. Abasenga Imana ikambwira ngo mugende mubasengere, mugende musengere bene wanyu bose, mubasengere. Nanjye ndakomeza kubasengera mu izina rya Yesu. Rero komeza kugira neza Kristo, komeze kubarengera, komeze kubashyigikira cyane, komeze kubahagararaho, komeze ubane nabo cyane. Imana y'amahoro ishimwe. Ndiho ndabona mutahuka, ndiho ndabona mutahuka, nkabona imodoka nyinshi zitahuka. Imana y'amahoro ikambwira ngo igiye kubagirira neza. Imana y'amahoro ikambwira ngo iremye undi munezero. Imana y'amahoro ikambwira ngo iremye ibindi bishya muri mwebwe. Imana y'amahoro ikambwira ngo babwire ngo nimwigishe umuto n'umukuru gusenga, ngo n'abatansobanukirwe bansobanukirwe, kuko ndi Imana yanyu itebuka igatabaraho rukomeye. Imana yacu ishimwe cyane. Buriya rero iyo uri mu gihugu cyawe nk'uko nanjye ndi mu gihugu cyanjye, umuntu wese yifuza ko yaba mu gihugu cye. Bantu mwahunze, bantu muremerewe n'amahanga, nimuhumure gutabarwa kurahari. Muhumure ibyiringiro biracyahari. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe. Nkunda kubabwira ngo nzana mesaje, hari iziba zikakaye yego, ariko ntago n'izindi mba mbonye nabura kuzivuga. Imana yambwiye ngo mbwira abantu mwese muri mu buhungiro, Imana ngo igiye gushyiraho iherezo, kandi ngo mube maso musenge. Imana y'amahoro igiye gushyiraho iherezo. Imana yo kabyara igihindura ibyanze guhinduka, igiye guhindura amateka, ibihugu bihindura amagambo, igiye guhindura amateka, abantu bahindura amagambo ku buzima bwanyu. Imana y'amahoro igiye guhindura amateka, igiye guhindura amateka. Ndabivuze mu izina ngo mbabwire ngo igiye kubarengera. Yesu ushimwe. Imana y'amahoro irambwira ngo igiye kubarengera, kandi Imana hari ibintu ije gusenya mu izina rya Yesu, byiyoberanya mu izina rya Yesu, ibyishyira hejuru, ibyo byose Imana ije gusenya mu izina rya Yesu. Imana ije gukora inkike z'ikuzimu, Imana ije gukuraho inama zibera ikuzimu, Imana ije gukuraho ibyo byose, imiraga n'imiyaga n'imize. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo musenge, niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mube maso, mube maso, kuko ntimuzi isaha n'igihe. Mu izina rya Yesu mube maso, mukomeze musenge. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro ije kubagirira neza, kandi ikiruta byose Imana ije kubarengera. Amahoro ikambwira ngo irarebe ko mwameneshejwe, mugenda muraraguzwa. Imana y'amahoro ikambwira ngo niyiremye ubundi buzima. Imana yacu ushimwe. Imana y'amahoro ikambwira ngo irongeye irabibutse, irongeye ibahagazeho. Imana ikambwira ngo muririmbire ya korasi ivuga ngo aho data na mama batabaye, ngo warahabaye Imana urandengera. Yesu ushimwe cyane. Yo warahabaye Imana, warahabaye Imana, warahabaye cya gihe mabatabaye, warahabaye Imana urandengera. Yesu ushimwe. Imana y'amahoro ikambwira ngo aho baso n'abasogokuru n'abaso wanyu batabaye, ngo aho imiryango yanyu itabaye. Yesu ushimwe cyane. Ngo aho ibyo byose bitabaye, ngo aho ibyo byose bitabagezeho ngo bibahumurize, ngo kundi Imana yanyu ije kubahumuriza, ngo kandi ndi Imana yanyu bashubije
mbeshubizi wanyu ho muturuka. Mana amahoro ikambwira ngo ije kubarengera. Mana amahoro ikambwira ngo ije gukuraho intambara zose mu bihugu byose. Mana ije gukuraho intambara. Mana ije gukuraho intambara. Mana ije gusenya mu izina rya Yesu. Hari ibindi bishya, hari ibindi bishya, hari ibindi bishya Imana yacu iremye, hari ibindi bishya, hari ibindi bishyashya Imana yacu iremye. Urakoze urakarama kuko ugize ibindi bishya uremye. Ndasenze ndizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Ndiho ndasengera. Hari n'abantu bagiye bampa ibyifuzo bitandukanye, abantu barwaye, abafite ibyifuzo by'ubuzima. Ndumva benshi baragiye bambwira ko hari icyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Ndacyasenga rero, ntabwo ntuje gusenga. Ndacyasengera abarwaye muhumure. Mana amahoro yambwiye ngo igiye kubakiza. Mana irazije gukuraho uburwayi. Muhumure musenge, mujye mwizera. Kwizera nicyo cya mbere. Iyo wizeye byose Imana irabikora. Muhumure rero, nawe ukirwaye nawe kibabajwe, ariko nzi ko abenshi bakize barampamagara bakambwira ati twarakize, Imana iguhe umugisha. Ndizera rero ko nawe utarakira humura hamwe no kwizera. Senga Imana kandi ikindi wature neza, wiyeze imbere y'Imana, kuko iby'uyu mugabo twakurikiye n'impanguhe. Nta kindi gusaba rero, ntigusaba ubutunzi, ntigusaba amafaranga, ntigusaba inka, ahubwo icya mbere ni umutima umenetse w'imbabazi, ugatinya Imana cyane, ukatura ukayisaba imbabazi kugira ngo nayo ize igusubirize ibyifuzo by'uburwayi ukire mu izina rya Yesu, igusubirize ibyifuzo by'ubuzima. Niyo mpamvu rero nkunda kubabwira ngo nkunda gusengera abantu batuye, nkunda gusengera abantu bihannye, nkunda gusengera abantu bizera, kuko abo ngabo iyo nsenganye nabo ni ukuri mba numva nishimiye ko ibyifuzo byabo bigomba gusubizwa. Imana amahoro rero ibaho umugisha. Ngiye kubasengera, nsengera ingo abantu bubatse ingo, mbasengera, nsengera n'abasore batari bubaka, nsengera n'abakobwa batarubaka, kugira ngo Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Wowe waba unkurikiye, ushobora kumva umugongo wanze, ushobora kumva mu nda hanze, ushobora kumva diyabete yanze, ushobora kumva uburwayi ufite bwo ari bwo bwose bwanze, ariko tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana mu gihugu cyo mu ijuru itange umugisha, kandi kugereho igukize, kandi kugereho ikubakire, kandi kugereho igukomereza urugo niba urufite. Reka rero dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana ishoboye byose, Kristo mwiza, ntushoboye ikintu kimwe ahubwo ushoboye byose. Mu izina rya Yesu nsengeye abarwayi, bahagarareho cyane ubakize Mwami, bambike imbaraga, bagire neza, bakugireho umugisha. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ngaho rurukira ku bana nabo, barinde ubagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze nsengeye abakobwa batarubaka Mwami, ndakwinginze ngo ubahe ingo. Niwe utanga ingo z'umugisha, niwe utanga abagabo b'umugisha. Mu izina rya Yesu ndabasengeye, nsengeye abasore Mwami, niwe utanga Kristo, niwe utanga abakobwa basenze bakumenye. Ndakwinginze ngo baremere abafasha babakwiye. Ndakwinginze Kristo ngo duhagarareho cyane, utugire neza, tukugireho umugisha. Mu izina rya Yesu ndasenze nsengeye n'abubatse, abo bose ngo bagirire neza, ubambike imbaraga, ubagire neza, bakugireho umugisha. Kristo mwiza rero, komeza gutanga icyizere mu bawe, komeza gutanga icyizere mu bakwiringiye, komeza gutanga icyizere cyo kuzabagirira neza. Ariko bitari kera Kristo, ndakwinginze ngo n'ubu ngubu wabagirira neza, ugashyiraho iherezo ku buzima bwabo, ugashyiraho iherezo ryiza. Urakoze kuko ubyumvishije, urakoze kuko uturengeye, urakoze kuko udutabaye, urakoze kuko twubakiye, urakoze kuko dukirije uburwayi. Byose mbisenze nizeye ni mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ihabwa icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza biri kugenda ikora. Ahirwa abayiringira, kandi nayo ikababera ibyiringiro. Amen. Ukuri ndafashijwe cyane, kandi
ndizeye ndashidikanya ko nk'uko ubivuze izanabisohoza. izabisohoza izabisohoza mu izina rya Yesu. izabisohoza. nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo rihere. oya ntaryo nta na rimwe rwose. na rimwe. ikindi rero reka nsenge mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ibakomereza amasezerano kandi mukomeze musenge kugira ngo Imana itugire neza. Reka dusengere mu izina rya Yesu, dusengere gutahuka kwanyu. Nimero yanjye rero ni iriya, ni 0788 966 941 0788 966 941. Yesu abagire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ndagushimye cyane, ndaguhimbaje kuko abawe bazi wabahagazeho. Kristo mwiza ukaba ugiye no kubagarura mu bihugu byabo bitandukanye, ukaba ugiye kubajyana neza bakakugiraho umugisha. Ngaho rero ngero twibuke, ngero tugirire neza, utujanye ngo dutabarwe Mwami, twambike imbaraga zawe, tujye neza tukugiraho umugisha. Ngaho rero turasenze kubikoze, turasenze turizeye, byose ni mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Hanyuma rero utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore share ndetse na comment. Uwiteka Imana araguha umugisha. Niba ushaka kudusangiza ubuhamya cyangwa se ubutumwa bwiza, nimero urayibona y'Imana Irahari TV yerwa na 60 hafi aho ngaho, waduhamagara ukadusangiza, ntacyo bitwaye, ubwami bw'Imana bukamamara. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhe umugisha mwinshi. Namwe murakoze kandi abakunda. Shalom.